basabye urubyiruko kwirinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse aho nicyo mwakomeje cy'imikino y'akadege bigira izihe ngaruka? Makaze nibyo kuko uyu munsi twatangije expo ku mugaragaro imurikagurisha ry'intara y'amajyaruguru y'ububere hano ku Ngororero ku tariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda. Kuri twe rero imurikagurisha aba ari umwanya wo kugaragaza ibikorwa bishya, kugaragaza ibyo dukora nk'abikorera n'inzego zindi zitandukanye, kandi akaba ari n'umwanya tuba twifuza ko buri mwaka hagaragaramo udushya. Ariko amasomo dukuramo ni ukuvuga ngo ubukire tubugeraho ari uko abantu bakoze, atari uko abantu bazindukiye mu businzi, abantu bagiye mu biyobyabwenge, umuntu wagiye mu gukoresha ibyuma, ibitekerezo n'ubushobozi bwo gutekereza biragabanuka cyangwa se bigashiraho burundu, ntabasha gukora. Ibyo binayongera kuri abizera iyo mikino y'amahirwe, nabyo ni ibindi akadege. Ibyo byose ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kuvuga ngo azakira ari uko akijijwe n'amahirwe, ahubwo umuntu agira koko gahunda akavuga ati ndakora iki, ndakubikora gutya kugira ngo mbashe kwiteza imbere. Rero icyo nasabye mu ijambo ryanjye, nasabye urubyiruko rwa rwinshi hano kandi narwo rwifuza gukora koko rugatera imbere, no kutagendera ku mahirwe gusa, ahubwo narwo rukavana amaboko mu mifuka bagakora, kuko ubukire buva mu gukora. Kandi ibyo nabonye biri hano mu imurika ni uko hari ibitekerezo byiza, hari n'ibyo gukora kuko bihari. Ubwo rero nabo nibareke ubunebwe, nibareke kwirirwa bazerera, kwirirwa kuri social media mu bitabafitiye inyungu, ahubwo bategura ejo heza h'igihugu n'ejo heza habo, bareke ku businzi, bareka ibiyobyabwenge, bareka n'izindi ngeso zose zidafite aho zirangira n'agaciro. Honorable Governor, why are you encouraging the business people of the Northern Province to adopt technology? Secondly, why should young people be innovative? I mean, create innovations. I trust the youth because they have innovative ideas. They have beautiful ideas. They have capacity from what they learned from schools. So what they have to do is to put together with the capacity they have and the idea they have, and then fight against the fear of starting, and then put all of that together and start new projects, bring new ideas, and the province will always be there to support them. I'm encouraging them to work hard, because we know that everything comes from hard working. So you can't expect to be rich by gambling. You can't expect to be rich by being drunk all the time. That's why I'm encouraging them to really work and learn from what other people are doing, to learn from experience from others. So if they come here and they visit the stands here, they absolutely learn from what other people are doing, and when they involve technology, new technologies, then the ideas, what they do, go faster. Governor, could you tell us about the efforts by your administration to increase movement in the Musanze town? Musanze is a growing city. Musanze is growing fast, and we want Musanze to always be a hub for tourism, to be the hub for agriculture. That's why we are introducing technologies in everything we do, including agriculture, including farming. So Kwitizina is something also that we have as unique in our province, and with the tourism, with the gorillas we have, with the other also opportunities, we think it's helping to fast grow. So when the administration is always there to support investors, to support people with beautiful ideas. So the province, the district will always be there to support beautiful ideas
and encourage the development of our cities. nyakubahwa gavana hari ubutumwa mwagarutseho mushishikariza abikorera mu by'ukuri kutazana kumurika ibyo bakoze gusa ahubwo bakagura amasoko kugira ngo bihangize imurikagurisha ubundi ntabwo ari ukugurisha gusa, harimo kugurisha yego ariko harimo no guhura n'abandi bakamenya ibitekerezo bihari, bakamenya ibikorerwa ahandi kandi bakabivanamo ibitekerezo nabyo bituma ibyo bakora barushaho kubikora neza, ariko bakamenya n'amasoko ari ahandi, amahirwe ari ahandi ari mu gihugu imbere ariko no mu mahanga. Ubwo rero nibyo nasabaga abamurika muri iri murikagurisha ryacu ry'intara, ko waba n'umwanya usibye kugurisha, waba n'umwanya wo kumenya ibikorerwa ahandi, kungurana ibitekerezo, kumenyana, ariko no gushaka amakuru ku masoko ahari n'ibindi bishya nabo batuzanira mu ntara yacu y'amajyaruguru. Kuba gavana nanjye numvishije ikintu uvuzeho cy'akadege n'ibyuma mu rubyiruko, ibyuma mwarabiciye turabibona kuko hari umusaruro biri gutanga pe, ndabyemera neza, ariko noneho ikintu bita akadege ni ikibazo, sinzi ikintu mwazadufasha nk'abayobozi kugira ngo babice no mu mabeti. Urakoze kubaza icyo kibazo. Ubuyobozi bw'igihugu bwifuriza neza, tugira amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza, kugira umuyobozi w'igihugu ukunda abaturage. Ubwo rero ibyo byose bishobora gusubiza urubyiruko inyuma, bituma umuturage adatera imbere. Ibyo byose ku bufatanye birashoboka ko tubihindura, ko birangaza abaturage nk'uko twafatanyije tugaca izi nzoga z'ibyuma zari zitumazeho urubyiruko, zari zitumazeho abaturage. N'ibi byose bya betting zitujuje ibisabwa birangaza abaturage bibamaraho umutungo, nabyo turafatanya nk'uko twafatanyije no mu guca ibindi nabyo bidakora bidakurikije amategeko kugira ngo nabyo bivanweho. Tugira amahirwe ko ari itegeko rishya ryo mu mwaka w'ibihumbi 2024 rigenga imikorere y'iyi mikino y'amahirwe, ariko hari benshi bihisha bakihisha ku iterambere dufite, kuba dufite interineti nziza n'ibindi, bagakora badafite uburenganzira cyangwa n'impushya zibemerera gukora, ariko iryo tegeko rirabihana. Ubwo rero abadakora bikurikije amabwiriza n'amategeko ariho, abo bose nabo baraza guhagurukirwa ku buryo badakomeza kurangaza urubyiruko rwacu. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Niba mwamaze kwitegura uyu munsi, twavuga yuko mwatangije iri murikagurisha cyangwa expo y'intara y'amajyaruguru ku mugaragaro, imurikagurisha ryitabiriwe n'abamurika bangana iki, ese murariteganya ko rizamarira icyo abikorera bo muri iyi ntara? Iri murika kugeza uyu munsi tumaze kwakira abaje kumurika ibikorwa binyuranye 145 bari mu byiciro binyuranye, ibigo bito, ibinini, za kaminuza, ibigo by'ubuhinzi n'ubworozi, ibigo binyuranye. Muri abo ko ari 145 tukaba dufitemo abanyamahanga 6 baturutse mu bihugu bidukikije. Turateganya ko bizamara iminsi 15, aho rizasoza ku itariki 2 z'ukwa 9, ndetse akanyuramo umunsi umwe akaba nawo muhango nawo uba ufite icyo uvuze muri uyu mujyi wacu wo kwita izina. Ni umwanya ukomeye kandi mwiza, ni urubuga yego rwo kumurika ibyo dukoresha, ibyo ducuruza kandi bishingiye ku bukungu bw'intara yacu, bw'igihugu cyacu, tugahura n'abandi tukagira icyo tubigiraho. Kandi iyo twabonye imurikagurisha nk'iri, ntawe ubura icyo akuramo. Hari ukungukamo abafatanyabikorwa, hari ukungukamo ubumenyi dukurikije udushya tugenda tuvuka hirya no hino. Muno harimo udushya twinshi, dushingiye kuba iri murikagurisha ryitabiriwe n'ibigo bya kaminuza zinyuranye kandi bigenda bishyira hanze ubushakashatsi bukemura ibibazo by'abaturage. Hari inganda zivuka hirya no hino mu turere tw'intara yacu, nazo ni umwanya wo gushyira hanze ibikorwa bishya byabyo.
abantu baracyaza, ntabwo twavuga ngo uwo mubare w'145 nibo dufite gusa, benda impungenge dufite nuko ahantu dukorera ari hato, uburyo bwo kwagura amasitandi bukaba bushobora kutugora. Murakoze. Udushya turanga hano ni twinshi. Uhereye hano mukabona iriya stande ya NIDA, aho abantu batuye izi ntara zacu bari kwibaruza bakifotoza muri ya ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Ako ni agashya kandi gafite icyo korohereza abaturage bacu. Iyo turebye izi bigo bya kaminuza dufite hano, nabwo navuga kuko ari udushya, kuko niba mwabisuye mwabonye ko harimo ubushakashatsi bwinshi kandi bufite icyo bukemura mu buzima no mu bukungu bw'igihugu cyacu. Twakongera tukabona bari abanyamahanga bagera kuri 6 baje kwegispoza, hari byinshi twabigiraho. Nimugera muri stande z'uturere tunyuranye murabonamo inganda nshya kandi ziri kuvuka muri iki gihe. Udushya tugenda tuvuka umunsi ku munsi, gusa icyo turi gushishikariza abaje kumurika bose ni uko muri expo itaha nk'iyi twazabonamo imishinga minini. Ari nayo mpamvu dushishikariza abaje muri iri murikagurisha kwibanda cyane ku bufatanye, kugira ngo turebe ko twazageraho tumurika ibikorwa binini kuruta ibyo mubona. Inzitizi navuga ziri muri iyi expo yacu ni aha hantu mubona dukorera. Turi gukorera mu kibuga cy'umupira kandi ntabwo twemerewe kukijyamo hagati. Ubuso bwo gushyiramo amasitande ntabwo twavuga ngo twabwagura kurenza aha ngaha. Ibyo byonyine bituma umubare w'abamurika twanga kuwuzamura cyane, kuko hari igihe twabura aho tubaterera amasitande. Chairperson, watubwira ku bijyanye n'imyidagaduro yo mwayipanze gute, ariko nanone kuki FES mwayizanyemo muyihuza gute n'umujyi wa Musanze nk'umujyi wunganira umujyi wa Kigali? Iyo dukora imurikagurisha nk'iri, icyo ni ikintu twibandaho cyane. Ubu muri iyo minsi ko nayivuze ari 15, buri munsi ufite umuhanzi kandi umuhanzi ufite izina. Ibyo bituma umujyi wacu urushaho gushyuha mu myidagaduro, kandi byongeye muri ibi bihe turimo by'ibiruhuko by'abana, abana bakabona aho baza kwidagadura. Tugana ku musozi akabazo kamwe, kugira ngo mutubwire uko mwiteguye nk'abashoramari kwita izina muzakira mute abazaza bagana uyu mujyi wa Musanze, mwitegura igeze hehe, murashishikariza iki abantu bazakira abatugana n'icyo gitsina? Natangiye mbivuga, expo izasoza tujya mu kindi gikorwa, mu wundi muhango ukomeye wo kwita izina. Hano nkatwe mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ni igicumbi cy'ubukerarugendo. Amahoteli arahari, ubwiza nyaburanga birahari, kunoza ibikorwa bijyanye na hospitality ni ku isonga. Tukaba twiteguye guseruka neza muri icyo gikorwa. Turashishikariza abikorera gutangira kwitegura uwo muhango, cyane cyane banoza imyiteguro kugira ngo abashyitsi tuzashobore kubakira neza, haba ari mu rwego rwa serivisi zibahabwa ndetse no mu rwego rw'abakozi n'ibikorwa bazakirirwamo. ndetse n'amashyamba n'ibiribwa, kimwe n'indi kaminuza iyo ari yo yose dufite digirizi nyinshi dutanga kugera ku rwego rw'ikirenga. Abantu bose bari hano muri Expo batarabona PhD bujuje ibisabwa bazaze biyandikishe. Yego, ibyerekeranye n'ubuhinzi dufite rero misiyo 3. Cya mbere ni ukwigisha, cya kabiri ni ubushakashatsi, ariko icya gatatu gikomeye ni uko tuba tugomba kuza ibyo dukora mu baturage. Hari ibijyanye n'ubutaka, hano hari ibijyanye n'ubutaka,
ahubwo wenda nanjye nahise ko guhamagara inshuti yanjye ashaka kujyanayo umwana ndi kumubwira ati bugenda butwarwa n'isi buhoro buhoro, guverinoma ikagenda ishyira imbaraga mu kugabanya umuvuduko wo gutakaza intungagihingwa y'ibihingwa. Kaminuza y'u Rwanda rero ishaka kubigiramo uruhare, iteza imbere gukoresha udusimba dusanzwe. Niba mubizi abakuru bari hano, iyo weguye ikivovo hari utuntu ukunda kubonamo turi kugenda, rero twarashize kubera gukoresha rimwe na rimwe imiti itari gakondo. Iyo dushaka kugarura kandi tumaze kubigeza ahantu hanyuranye nk'iyi misatsi, kugira ngo urumva ko amasaro yo kwafiri ufata imisatsi ukayigaburira utwo dusimba, igatanga ifumbire, ibintu bikomeye n'ibindi byose bigenda bitambuka aho ngaho. Murakoze cyane kabisa. Sorry. ishami rya Musanze bakora ibikorwa bitandukanye bigendanye no kwigisha abanyeshuri bya tekiniki. cyane Gavana, amazina yanjye ni Munigaba Java, kumwe n'abandi bagenzi banjye bahagarariye Rwanda Polytechnic ishami rya Musanze, ariko tunyuze Musanze nako tumba yatwiyunze. Murakoze cyane. Rero nk'uko intego ari imwe na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda niyo kwigisha ubushakashatsi. Rero babagane rwose, ndabona mududani n'iniforme z'abanyeshuri, dore amashuri yegereje. kandi abadamu bakora ibijyanye n'ubudozi, urabona ko aya maherena niyo baba bikoreye, tukagira bakora igihe hari izuba ryinshi, nta kibazo cy'izuba twagira cy'ubushyuhe. Dufite amatapi kandi iyi ni koperative ikora amatapi, munatanga ku bandi bakajya bayikorera nabo mu Gahunga. Dufite kandi hano firigo kera no kongera kubura ubushobozi bwo kugura amashanyarazi, ntabwo ari ngombwa. murakoze murakaza neza ku firigo ya Kinyarwanda. Iyi firigo turayikora, twamara kuyikora tugashyiramo n'amakara, tugashyiramo amazi, twamara gushyiramo amazi muri aya makara, ahasigaye aya makara yahumeka ubukonje bukazana muno ikime, imboga zigahora ari ntoto. Urizi twazisoromye ku wa kabiri nimugoroba. Twazisoromye twenda kuza muri Expo penali zononekara, yo ariko ubumwe ntizononekara. Ubu yabeza ziri nko mu kabati ahandi iwacu kugira ngo ni mu bakire mazarangije kononeka. Rero dufite n'ahandi mu ruhunga uyu murimo usasiye uba wujuje ubuziranenge, uyu udasasiye rero reka tugushe imvura. Kandi murabona hose
iri kunywa kimwe muzi ko hari amatoni n'amatoni y'ubutaka bwacu buhora bugenda w'imana ariko iyo tubungabunze ubutaka nta butaka bugenda kandi mu kwera aha hatanga umusaruro hakagabanya n'abakozi njyewe nafashe umurima nkugabamo gatatu uwo murima nkugabiyemo gatatu igice kimwe gihinga mu buryo bwa kinyarwanda ikindi gice gihinga kibungabunze sinagisasira ikindi gice ndakibungabunga ndanagisasira no igihe cyo gusarura n'ubundi natwaye amahema tugeze kandi kuri standi y'akarere ka Gakenke nagira ngo nabo batubwire muri make aho ubukungu bwa Gakenke bushingiye. urabona hari igikoma gikomoka mu Mutaheza tukagira n'akawunga kava mu gihugu iwacu abenshi bamenyereye bitandukanye n'ibikoresho bya plastique ndetse n'ibikoresho by'ibyuma kuko iyo ubikoresha icya mbere biraramba icya kabiri ntabwo byangiza ubuzima bityo rero gutunga igikoresho cyacu ni ugusevinga amafaranga ikindi no gusevinga ubuzima murakoze hanyuma twari impano hano dushobora gutanga undi yageze iwacu hano tanga impano gavana murakoze murakoze cyane dusubize n'abantu babuye ariko turacyari gufata murakoze cyane reka dukomereze kuri standi y'akarere ka Rubavu icyayi twavanzemo ibyatsi byitwa rosemary ndetse cyitwa minti yo kubagurira rwose tariki y'icyayi cyitwa sesha murakoze nyakubahwa gavana tunejejwe no kwakira kuri stade ya Bushiholding ni uruganda rukora imyenda muri gahunda yo guteza imbere made in Rwanda rukora imyenda inyuranye hasi abanyeshuri ariko kampani kampani nanjye mu mujyi wa Kigali muri hoteli Gloria murakoze cyane nabo batubwira kuri makeya murakoze bwana kuko mubona hano twashoboye kaminuza ya NS Ruhengeri icyo serivisi dutanga ni ibijyanye n'uburezi icyiciro cya mbere cya kaminuza ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza aho dufite amashami agera muri arindwi